nubwo mbivuga mfite ubwoba umutima wanjye urimo uranyura neza urenda kumvamo. Aya nama kuri ari gukoreshwa na bamwe mu baboroga bari hirya no hino bamaze kugaragaza icyuho n'ubwoba bwo kwibaza ngo nyuma y'uko uwitwa Bruce Melody atangaje ku rukuta rwe agaragaje ko yamaze gutandukana na 1:55 AM, abantu batangiye kwibaza ngo ese turishuwa neza ko iyi finali igiye kubera mu karere ka Rubavu tuzayinjoyinga, tuzayirjyana na Bruce Melody, umwe mu bahanzi baririmba neza, umwe mu bantu bafite vo kutigeze bumva ahandi, abakunzi ba showbiz nyarwanda. Nyuma y'uko witwa Bruce Melody amaze gutangaza kwitwa Coach Gayeri manager we nawe akeneye manager, byamaze kugenda bihwiswa ko byateje icyuho gikomeye cyane mu bijyanye na performance zabera Gisenyi. Ariko ibi byose mwibuke ko nyuma y'uko witwa Bruce Melody arebye avuga ngo sinafrowingura Coach Gayeri kuri Instagram, ariko reka ngende mfate yose nkuremo ibikorwa byari birimo byanditse muri system ya 1:55, ahita ko yibrandinga nk'umuhanzi wigenga wikorera. Turi kwibaza ngo ko habura igihe gito twambuke tujye Gisenyi, dushobora kuzashiduka dusanze pirata ruri kuyoborera show wenyine. Nyuma y'uko amakuru menshi agiye atangazwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko uwitwa Coach Gayeri buriya ngo yifanira The Ben, abantu bari kwibaza ngo 1:55 na Coach Gayeri bahurira hehe na Bruce Melody. Buriya ngo management ya Bruce Melody ni 1:55 AM, ntabwo ari umutima wa Coach Gayeri, ntabwo ari umutwe wa Coach Gayeri, ntabwo ari ibitekerezo bya Gayeri. Ari naho tuza gushesengura ibintu neza. Uwitwa Bruce Melody yasinyanye amasezerano na 1:55 AM, ntabwo yasinyanye amasezerano na Coach Gayeri, kuko Coach Gayeri ntabwo ari company, Coach Gayeri ntabwo ari rep. Birabaye amagamba shizivuga we birabaye. Yes, je suis professeur Chuchu aka Eric Sonjide Superboy. Isamba ntibagwe ntetatu byiza umwistogire nenge no kucyumwonya nkora ku kapetera peti ya push nza propose ama equipe tiza peti bayitupa mu matsinda. Abanzi ndabasuje n'abatanzi n'ubugire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Byomwe ariko reka ngwereze ikaze cyane, nongeye kugushimira cyane wewe bashukana subscribe ku Mushinga TV, nongeye kukubwira ngo iki ni ikinyamakuru cyuje urukundo n'ubwiza n'umutima mwiza. Ukimara kugera k'uyu muyoboro w'Umushinga TV, kanda subscribe ndetse wibuka no gusharinga ibiganiro byacu. Narakubwiye ngo ni kimwe mu biganiro ndi kwipanga ngomba gukurikiza urukundo rwanyu munyereka kariko rugomba kugenda rudupushinga kugira ngo tugere kuri byinshi. Nawe rero icyo ngusaba nta kindi, kanda subscribe ku Mushinga TV kugira ngo ibikorwa byacu birusheho kugenda bigenda neza cyane. Ngiye ngo wabyumvishe neza cyane ko natangije akarimbo kavuga ngo birabaye amagamba shizivuga. Nubwo mbivuga mfite ubwoba icyasha umutima wanjye urimo uranyura neza urenda kumvamo, umutima wanjye urenda kumvamo. Ndumva ibintu by'imisako biri kugenda bizamuka bigahaguruka, nkibaza ikintu kiri kunzamukiramo, nkibuka mfite ubwoba bwibaza ngo ubu bukwe, iki kirori, iyi sama country tour igiye kubera Gisenyi byamaze gukomera cyane. Aya nama kuri ari gukoreshwa na bamwe mu baboroga bari hirya no hino bamaze kugaragaza icyuho n'ubwoba
bwo kwibaza ngo nyuma y'uko uwitwa Bruce Melody atangaje ku rukuta rwe rwa YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nka za Instagram agaragaje ko yamaze gutandukana na 1:55 AM, abantu batangiye kwibaza ngo ese turishuwa neza ko iyi finali igiye kubera mu karere ka Rubavu tuzayinjoyinga, tuzayinjyana na Bruce Melody, umwe mu bahanzi baririmba neza, umwe mu bantu bafite vo kutigeze bumva ahandi, umwe mu baririmbyi beza babayeho bafashe zimwe mu mbano kera kiri umubeka. Jewe namaze kugira ubwoba bwo kwibaza ngo ibi bintu bizarangira gute. Abakunzi ba showbiz nyarwanda, nyuma y'uko witwa Bruce Melody amaze gutangaza kwitwa Coach Gayeri manager we nawe akeneye manager, byamaze kugenda bihwiswa ko byateje icyuho gikomeye cyane mu bijyanye na performance zabera Gisenyi. Ariko ibi byose mwibuke ko nyuma y'uko witwa Bruce Melody arebye avuga ngo sinafrowingura Coach Gayeri kuri Instagram, ariko reka ngende mfate setting iri muri YouTube channel yujuje abafollowers barenga miliyoni yose nkuremo ibikorwa byari birimo byanditse muri system ya 155, ahita ko yibrandinga nk'umuhanzi wigenga, wikorera, wikorana. Turi kwibaza ngo ko habura igihe gito, umunsi umwe wonyine twambuke tujye Gisenyi. Bamwe mu bakozi bamaze no kugerayo. Mfite amakuru ko buri abanyamakuru bamaze kwipanga muri sound check, bamaze kugerayo, bari kuvata no show itazaducika. Ariko abandi bafite ubwoba bwo kuvuga ngo uwitwa Melody buriya ngo dushobora kuzashiduka dusanze pirata ruri kuyoborera show wenyine. Ibi bintu my friend biragoye. Ariko reka twibaze, wenda mu minsi ishize mwarabyumvishe ko sinzi nimba ari management zigenda zigorana. Ino mpamvu buriya njya mbabwira ngo witwa buriya muyoboke manager biye byose, ariko nawe ntabwo nawe ngiye kumuvuganira. Ntivuga ngo wenda ba manager igihe wenda bashora imari zabo bakabona bari gushya, ariko se wenda muyoboke we ntagashora amafaranga ye. Uburyo bw'imiyoborere ye bu management yize ni uburyo bwo kumanaginga inyungu z'umuhanzi, ubujyanama, ndetse n'uburyo bwo kugira ngo agenda muhuza amushakira amuhesha cyitwa ko ni connection cyangwa se communication n'abandi. Ariko uyu munsi wa none buriya ngo uwitwa cyangwa se icyitwa management hano mu Rwanda gikomeza kugenda igifata indi ntera. Nuwo muyobokera ngiye kuvuga buriya nawe yatandukana ba Charina Nina, afite abahanzi benshi bajya bamunyura mu ntoki ariko batakiri kumwe. Kire kubitwa The Ben utajya urangira utajya usubira inyuma. Uyu munsi tuza abantu benshi cyane bagiye batandukana muri management. Vese na Dorokasi mwumvishe ko nabura ngo bahekeshe ibirago yitwa MIE, niho bagira gutya baravuga ngo reka tuyihekeshe, barijyana. Ndi kwibaza ngo hagati y'uwitwa Bruce Melody na 1:55 cyangwa se na Coach Gayeri, ninde muntu uzingishije undi? Nyuma y'uko amakuru menshi agiye atangazwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko uwitwa Coach Gayeri buriya ngo yifanira The Ben, abantu bari kwibaza ngo 1:55 na Coach Gayeri bahurira hehe na Bruce Melody? Buriya ngo management ya Bruce Melody ni 1:55 AM, ntabwo ari umutima wa Coach Gayeri, ntabwo ari umutwe wa Coach Gayeri,
ntago ari ibitekerezo bya Gayeri. Ari naho tuza gusesengura ibintu neza. Uwitwa Bruce Melody yasinyanye amasezerano na 155 AM, ntabwo yasinyanye amasezerano na Coach Gayeri, kuko Coach Gayeri ntago ari company, Coach Gayeri ntago ari rebo. Iyo rebo ikeneye rebo ni 155 AM, akaba ariyo uwitwa Igitangaza Bruce yasinyemo amasezerano. Bivuze ngo rero abantu bari kumva ko uwitwa Bruce Melody ashobora kutazakora performance Igisenyi, baze gutandukanya Coach Gayeri na 155. Kandi tumenye uwitwa ajya ni Mujomba Joseph cyane ni Bashumba Joseph, abwo ni hafi aho, uwo nzi ni Korode. So bivuze iki rero? Hari ibintu itangazamakuru ryari rikora bitewe n'ukuntu urumva ibi bintu byabaye kuri 155 ndetse n'uwitwa Igitangaza Bruce, mbihuza n'inkuru y'urukundo y'uwitwa Zabanarinda. Umunsi batandukana ku giti cyabo, buriya ngaba itangazamakuru ryose ryaribwiwe nuko babonye umuforowa umwe avuyeho. Umwe aforowinguye undi akamuforowingura, buriya ngaba influencer bose bahise bamenye icyabaye, barakibwira. Aka kanya mfashe ndagira mbanze mbibutse ngo ese uwitwa Titi na Nyambo batandukana hari uwaforowinguye undi? 155 ndetse n'uwitwa Bruce Igitangaza, niba amasezerano y'imikoranire yabo yararangiye, buri wese meye kwikorana, kwikorera, kwigenga bitewe nuko umwe abona afite imbaraga zo kwikorana. Kandi twibukiranye ko buriya 155 gumanaginga Bruce Melody nuko yamurushaga amafaranga. Uyu munsi wa none rero Igitangaza Bruce ashobora kuri izo note zatuma nawe managinga nawe yarazibonye, akaba ariyo mpamvu aka kanya ashobora gukora yikorana. So reka nizere ko nyine wenda byanze bikunze bigomba kuzarangira neza, bikagenda neza, buri wese akavuga ngo byibuze hari ishusho bidusigiye nyuma yo gutekereza ko nyine ari ibintu byinshi bikora kuzaba mwira show, niko natekereza. Ariko byanze bikunze hari ikintu cyiza kizabigaragaramo no gutangaho umusaruro. So mbone rero no guhereza gasopo abantu mugenda muhuzahuza ibintu. Abantu nabonye mwatanye kugenda mwiderapa mukavuga ngo wenda ngibi tuwange irimo amarozi ngagiye atandukanye. Nibyo koko harimo abantu benshi bagiye bagaragara, bagiye bagira urwaye bugiye butandukanye, ariko abantu ntibahuze, mugahuza ibintu mu buryo bwanyu, mugashaka ko tubifata uko mushaka kubivuga kurusha uko twe dushobora gukora ubusesenguzi bwacu kugira ngo tubyumve. Komvisha umwana w'umukobwa wahobeye Debeni birangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twumva uya Queen Lingo nge mfata nka mushiki wa Debeni nawe warwareye Nyagatare, mwe mwumva ko nyine wenda ushobora kuba hari uko ibyo bintu bigenda bihurahura. Wenda reka dutegereze gahunda y'Igisenyi Rubavu kugira ngo tumenye ngo wenda bimeze bite. So uyu munsi wa none rero sinabura kuvuga ko witwa Kagarara, umwe mu content creator bamaze kwigaragaza ko ari abahanga cyane kandi ashoboye byinshi, afite henshi yo kugenda naho kugera kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza. Banyarwandakazi twese dufatanye nk'inkingi za mwamba, dushyigikira uriya mwana, tumuvuga uko ari, ibikorwa ari kugenda agaragaza byo kumenyekanisha u Rwanda, byo gukundisha abahanze, abanyamahanga, u Rwanda n'abanyarwanda. Ewana tubone kuri ya muntu akwiye byinshi, respect ye yakoreye.
buri umuntu nagira neza ukabibona ewa uzamushyigikira ibishoboka byose. So ndajya babwira ngo rero twebwe nk'umushinga TV tugiye kubazamukira ahitwa Igisenyi, tujye kureba show zigiye kuhabera, kugira ngo ndashaka kugira ngo mbabwire ngo nimba ushaka kugira ngo hatazajya kimwe na kimwe kizagenda kigucika, kandi subscribe ku mushinga TV kuko buri ikiri kuhabera icyo ari cyo cyose kiya kikugeraho gatanu kuri gagenzi kako, mu gihe uzi neza ko utazafatira urugendo rwawe ngo werekeze Igisenyi. Umushinga TV nta uzigera uhacikwa, nta na kamwe uzigera uhabura. Ndagira ngo tuzaba twakubereye kugira ngo byose bikugereho kandi bikugereho ku gihe. Ubundi buri update ya buri minota 15 ibiri kubera Igisenyi ku mushinga TV bigomba kugenda bihagera 15 ugenda uyibona cyane. Nanjye nzaba ndi kubikora kakane kayago nkinzeho kinguyeho kinzeho mana we nibutsa story ya Yago yavuze ngo buri munsi agiye kujya batunguza content. Reka mbivugeho n'ubu ntabwo byari ngombwa, ariko reka kaganireho kuko twamaze kumenya ko tumaze kugera content ku beta batatu: Marure, Yago na Kagarara. Sibyo ra? Urabyumva ute kumva ko Yago we na Marure bari mu gatebo kamwe? Oya. Yago ntago ari mu gatebo kamwe na Marure. Kubera iki? Urumva Yago aba yabikoze nyine nka brag. Ariko no system akoresheje ikaba vayo. Namaze kumenya ko witwa Yago yamaze kubona kari gutwika muri zirarenge, yataje yakinzeho ari kuza yakinguyeho, ariko agakora utundi tuntu. Hari akaboro nabonye, reka akaboro hazagira gushaka kuta tekinike twa hirya no hino. Nako yabonye kiriya micango iri gutwika. Yago yavumbuye tekinike yo kwa content ize mu buryo bwa danger. None se nimba ataze ko bitwika kucyo bishyira kuri Instagram ye. Ariko Yago n'ubundi content azanye ibavayo. Wibuka get youth. Oya get youth. Get youth. Yaba yamaze gusaza. Iriya yararangiye. Kuko yo ntabwo yarangiye kuko nyine tarirenze. Uko Rwanda rwose yararuzengurutse. Yararufashe. Kara rero nako karakana ho gukingaho amaze kongera kegekaho. Aje gasaka u Rwanda rwose. Mana yusa rero nuko nyine wenda gusitara mu Rwanda nta mafaranga bizana. Sinzi nimba hari, ariko kwamamara mu Rwanda ntago ari ikintu kigoye. Wenda Yago yari yaramamaye, ariko nyine twebwereka ikintu cyo dushingiyeho. Nabonye ukuntu bagiye babihuza no tuboro twa Ashobora ndabyanga. Uri guseka iki? Nta bundi uri guseka iki? Nyine nawe usanga nyine mu Rwanda kwamamara ntago bisaba. Reka mane umuntu wazanye internet, reka mpera ngo nshimira abantu bazanye internet mu Rwanda, mwadukoreye udushya. Mwatuzana ikintu cya danger nyine tu. Kumenyekana ntago bigisaba kwirirwa ujya kuvunika ngo ukora ibintu bya danger ngo ibintu biremereye. Yego nyine uramenyekana ari kuribwa n'inzara, ugakomeza ugasonza, ariko ukarwana na hit. Akubura hit isobanuye iki? Kaba bite se mwa hit isobanuye iki kuri wowe? No. Oya wenda Yago we hit ibirimo n'amafaranga. Yago atandukanye na hit. Atarukanye na hit. Yago afite byose, afite amafaranga, afite na hit. Ibyo bintu byose ukuri we arabifite. Rero bitandukanye na babandi baza bakavuga utuntu ngatura ngo Ashobora ndabyanga. Akamenyekana. Akagenda kabura. Ni hit ariko nta mifungo. Idafite icyo yinjiza. Yego. Yari Yago we ni mugeraho ga mumwigeze. Burana Kagarara yavuye muri abo bantu. Ko Kagarara ubu ngubu hit yiwe iri kumuha icyo bita amafaranga. Aha, hit ya Kagarara ifite amafaranga. Ifite icyo bita ifite inyungu iri kumuha. Ifite umufungo. Naga ameze nka bariya azana akantu nkuriya wavuze. Akura mukecuru wigeze kuvuga abakobwa bafite ubushyuwe, uramwibuka? Ariko nawe buriya hit yiwe yamurishije ibiceri. Urumva hari hit za
kabiri buvamo umufungo hari na hitiza igatuma umenyekana ariko buriya ndabyanga nawe bisaba Irene ntiyamaye ibiceri kubera ibiganiro wenda ari kugenda akora ndakeka nawe hari amafaranga na agacumi ka Irene uri icyamamare mu gihugu ako nyine nta jana ryanga murindi ndabyanga buriya yabi Kigali yaramutegeye yaravuye mw'icyangugu burase ndabyanga ntabwo yabi Kigali ndagaje kubera iki se ari inyuma yongeza Nyakariro ariko nabyo birashoboka yago n'ubundi yahoze ariko akora yagukeneye cyangwa se umukeneye byose birangana kuri aragutegera ukaza ugakora ikiganiro andena kugira ngo gutegera ugataha kandi akagwana rase y'umunsi udeshapo kuri yago harahani nkanjye sinagutegera ahubwo nakwishyurira ntabwo wabikora wowe wamwishyurira ufite ukuntu urenze kuri yago mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko buri muntu afite akantu k'umwihariko afite dushya twenyine tw innovation nkuko akurenzaho mu buryo bumwe nawe umurenzaho mu bundi so nta byinshi byo kuvuga rero uyu munsi wa none reka mbabwire ngo reka twitegure muri gahunda kujya mu gitaramo muri Summer Country Tour iri kubera Igisenyi ku gitaramo cya Bruce Melody ndetse na Bwiza na Gitoko mbabwira ngo uko bizagenda kose bantu mudukurikiye icyo nabasaba ni kimwe ebana mutera intambwe ikirenge cyanyu tujye gushyikira abahanzi bacu ebana Bruce Melody imbere cyane icyo nababwira cyo Bwiza imbere cyane Gitoko imbere cyane The Ben Tiger B imbere cyane njya nambabwira ngo buriya ntugafana umuhanzi jya ufana umuziki kuko umuhanzi twamumenye kuko yaririmbye ariko nimba nunda za kuguma tujye dukunda ibikorwa bye biba byiza cyane so nkubwira ngo rero niba umufana ibuka gufana witwa Rusty Kabano ko namuvuze se naza guca he nawe Kabano namuvuze kandi ngo yarankandiye akanyenyeri we naza guca ubu Bwiza niwe wanjanye muri salo yitwa mbamamaza ntago banyishyuye gusa niwe wanyishyuriye umucongo w'uyu munsi afite indirimbo yitwa Maria mujye kuri YouTube channel yitwa Rusty Kabano muyirebe afite yitwa Marawi afite yitwa Kaline mujye zose muzirebe nawe numwe mu bantu bari gutegura ibintu byinshi cyane mbabwira ngo nawe mu minsi mike turamwakira ku Mushinga TV kugira ngo agire ibyinshi aza kutugezaho reka mbashimire cyane rero nkomeza kubabwira ngo mukane subscribe like share ndetse na comment yase comment niye mu kiganiro muzayitanga mu biganiro tuzakorera Igisenyi na murakoze cyane njye ni Professeur Cyucyu uyu no Mushinga TV ciao ciao